twongeye twagarutse ku isomo teke bavandimwe rwose. Hano iyi telefone mureba ngo bayiteye ikirahure ariko ntago itacinga, nta na gato itacinga. Iyi telefone uyu muntu ni umukiriya duhuriye kuri TikTok, arambwira ati rwose phone yanjye ikwiye kuza kuvurizwa ku isomo teke. Noneho tugiye kureba ba batekinisiye bacu uburyo bakorera abakiriya babaciye amafaranga n'ibintu bikaba bitagaragara neza bidakoreka. Dore telefone ngiyi tugiye kuyihambura, tuyihambure neza turebe ese ubundi umukiriya wawe iyo umuciye amafaranga ukamuha ibintu bidakora. Dore ngiyi rwose ntitacinga na gato. Dore ngiyi murayibona ni Tecno Pop 2 Plus. Ubwo ikintu tugiye gukora, ujye ubanza ujya gukoresha telefone urebe ati se umutekinisiye njyanyeho telefone yanjye afite igikoresho. Twebwe dufite ibikoresho rwose, urebe ngo afite igikoresho. Dore izi Tronovisi z'ubwoko bwose. Ni nyamuneka ntugatume telefone yawe bayikobora. Amavisi hari ukuntu bayakobora, umutekinisiye uzasanga adafite aka gakoresho mwime telefone yawe kuko amavisi azaba agiye kuyakobora, ku buryo n'utaha ya mavisi uzasanga telefone yawe ntayarimo. Iyi telefone rero tugiye kuyihambura. Dore igikoresho, aka kantu umutekinisiye ugafite ujye umuha respect, ujye umenya ko ari umutekinisiye uzi gukora, yaje mu kazi azi icyo aje gukora. Noneho ya telefone yacu reka tuyihambuye ngo yavuye ku bandi batekinisiye mu ndebere. Nyine ntabwo yayambikira ikirahure, touch ntikora, iribana kandi urabona yashyizeho full. Ya telefone nta n'amaburo arimo yuzuye. Noneho twebwe icyo tugiye gukora, mukurikirane neza nawe uyu wazabyikorera kuko ndumva ko uyu muntu arava hano anamenye uko ibintu bikorwa, ubutaha ajya abyikorera. Dore ngiyi ngaya amavisi yacu turayashyira ku ruhande kugira ngo telefone tuyikore. Umutekinisiye isomo hano teke uba ugomba kwiga fone uburyo zikorwa, ubutaha nawe ukajya ubyikorera nta wundi mutekinisiye ukoreye amafaranga. Uno muntu ngiye kuyimukorera ariko ndanamwigisha uko bikorwa. Ngewe umuntu wese nkoreye telefone ahava anamenye uko ubutaha azabyikorera, kuko ntabwo mba nshaka kugumana ubu bwenge kuko n'ubundi nanabupfana nkabujyanira ubusa. Urabona amavisi turayamazemo, urabona umutekinisiye namukoreye amavisi kumwe bajya bavuga ngo barayarya, ntago ari ukuyarya ahubwo mujye mubihanganira, nta bikoresho bagira. Urabona telefone irimo amavisi mbarwa rwose. Dore ngiyi telefone turagenda tuyihambura mubireba step by step. Nawe ndebera telefone ubu kandi nawe wasanga ufite telefone iziritseho bino bintu. Nyamuneka isomo teke irakubuza gutunga telefone irimo insinga kuko bino ni nko gukora igisasu. Niba ufite mikoro zisudiye gutya muri telefone yawe, nyarukira hano ku isomo teke urebe icyo wakora. Ntago bino bintu rwose ari iby'umuntu uri smart, nta muntu ukora bino bintu. Twebwe hano mikoro nshyashya zirahari, reka nzibereke. Bino bintu rwose dore amamikoro twe tuba tuyafite mashya. Babana bafite telefone za Imagine, dore mikoro zazo nshyashya ngizi. Bino bintu by'insinga murabibona, bino bintu by'insinga ntago ari ibintu by'abasirimu rwose. Ibaza ufite telefone irimo insinga zimeze gutya, abatekinisiye mwisubireho gukorera abaturage ibintu nk'ibi rwose ntago aba ari sawa. Ngwino hano ku isomo teke tugushyiremo igikoresho gishya. Dore ngizi mikoro za Imagine nshyashya ndetse n'izindi izo arizo zose zirambarana nta kibazo. Dore izi ni izo mu mataci manini. Dore ngizi mikoro, dore ngizi zo muri Samsung.
ni gute bagukorera ibintu nk'ibi? Ngwino hano ku Isomo Tech umenye neza ko telefone yawe itarimo insinga nk'izi. Nyamuneka bino bintu ni amakosa, mugomba kuyirinda. Twikomereze dukore ya telefone yacu. Naho ngiye kubereka ko biriya bintu bidakwiriye rwose. Dukuremo amasimukadi, turebe telefone itarakorewe ku Isomo Tech uburyo ikorwa bite. Kubera iki telefone muzifata mukazikora nabi, nta bikoresho ntaki? Dore telefone ngiyi, urabona ikibazo ifite, ntabwo itacinga. Urabona nyine ikirahure ntigikora, namwe murabibona. Dore ngibi ntacyo mbahisha, ni ibi bintu rwose umukiriya ntabwo yigeze amenya igihe babimukoreye rwose. Urabona bino bintu ni nk'igisasu, witunga igisasu muri fone yawe rwose. Nyamuneka ngwino wige umenye neza fone yawe uko ihagaze. Bino bintu ntago byemewe. Noneho urabona hano icyo tugiye gukora, iyi bayita separateri, turayicana. Iyi bayita separateri, dore ngiri yayatse. Niturangiza tubanze dukuremo motherboard, dukora nyine ibintu by'umwuga. Niturangiza urabona telefone yacu tugiye kuyishyiraho hano.